burya wirukangana imbwa cyane ukayimara ubwoba kubera guhura n'ibibazo cyane. Ibintu byose sigaye numva ntacyo bimbwiye. Ni ukuri n'ababeshyi sinigeze ngira ubwoba bw'ibyo Miss Evi yarambwiye. Niyo napfa ariko atiriste nzapfe maze kumenya byinshi mu byambayeho kuva navuka kugeza iki gihe. Umwana muzima nakije imodoka njya mu rugo kureba imyenda ndi bwambare ngiye kuri stage. Nagendaga nambaye ya myenda yanjye yijimye, nagerayo ngakuramo ngakubita imyenda ya stage ngo ayesta cyangwa ine sana ngo bambara ubusa. Ninjye wari ubahagarara icyo gihe. Namara kuririmba nasohokaga nsubiza imyenda yanjye ngacaho. Nta muntu umwe najyaga nganira nawe uretse icupa ryanjye, piano yanjye na gitari yari ya data. Nina narayikoresheje ndanayiga neza, nari nsigaye nzi kuyicuranga. Performance irangiye, public nk'ibisanzwe, izina ni Evi. Hit nari nyifite. Aho hose nubwo bambonaga stage nta nimwe twari gurira mu nzira ngo abe yamenye. Nibagiye kubabwira impamvu nihise Evi, nahisemo Linda cyangwa Miss Hero nk'izina ry'ubwamamare. Nifuzaga guhinduka byuzuye, sinifuzaga kugira izina rifite aho rihuriye n'amateka yanjye uretse wenda izina nari nise umwana wanjye, kuko nayo ifite gahunda yo kuzamushakisha namubona nkamuhobera. Nk'umukobwa uzi ubwenge, nubwo nari naragize amahirwe yo gukomeza ngo nsoze amashuri yanjye, liste yari yatangiye gukorwa yaba nagombaga gushakisha ku bubi no ku bwiza. Byaba na ngombwa hakazamo no kumena amaraso, kuko urwo bari banyishe narwo si rutoya. Hey baby girl, Evi, please, ngwino tuganire neza kuri iyi poroje, ndetse nguhe na sheke nka prime y'umusitari best supporter dufite muri iyi minsi. Bibaye byiza wansanga muri ya room. Ndabizi nukunda bakuvangira, uba ushaka kubaho ubuzima bwo kwiyoberanya. Uwo ni JB, umwe mu bantu bamaga support cyane. Ni nawe twatangiranye. Nyimara kubura umwana wanjye uko twahuye nzabibabwira. Sinamwishishaga, yaranyeretse ko ari umwana mwiza. Yaranyumvaga kandi akubaha ibyemezo byanjye. I like the way ukunda ubuzima bwawe. Yaba abakobwa bose bameraga nkawe. Okay, anyway, thank you. Gusa mbwira vuba kuko urabizi simba nshaka gutinda ahantu nkanga. Oh, Evi, mu by'ukuri nshaka kuganiriza cyane kuri Prime no kuri Proje, kuko already n'amafaranga yamaze kugera kuri account yawe, ndetse na Proje irateguye neza. Ahubwo ikintu mbese nsigaye nguhangayikiye cyane. Ubuzima wamo burampangayikisha cyane pe. Urifuza iki? Ko numva uri kuvuga ibintu utigeze umbwira n'umunsi n'umwe. Tekereza ko nta muntu umwe uza hano, natwe dukora ntabwo tuhazi. Ubu wabuze wenda umusore uri seriye, wenda nk'uwo mubyeyi, ku buryo mwakundana akajya kwitaho n'ubeho ubuzima nk'ubwo ubayeho. Nibajije uwo mutipe muwatangiye kungirira, atangira umwaka wose tumaranye, numva umuriro utangiye kuza. Ntangira gutekereza ijambo rikakaye ngo wenda mvire mu buzima. Yanyijwe na fone ya Sony agahita yitaba ngo yakoze agisida. Numvise iryo jambo ahita akebuka, mbona asa nk'uvuze ibitateganyijwe. Ahita ahaguruka vuba vuba ajya kwitabira hirya. Nibuke ko nanjye nari mfite umurwayi wakoze agisida. Ubwonko bwakoze vuba vuba amaguru kansa nk'umukurikira. Kiriya gicucu ni gute cyaba cyakoze agisida kitageze kuri misiyo nari nagihaye? Uko biri kose umuntu wakoze agisida hari misiyo yari yahawe. Nguko nahise mfata ikaramu n'agatabo kanjye ko kwandikamo abo gushakisha amakuru no kwihorera. JB ahita afata umwanya wa mbere. Nta rukundo nta nimwe ku muntu nkeka. Cyari igihe cyo gutangira kumuneka. Noneho nakumva ntakingejejeho, nkashaka abatipe nkabaha inote bagakura mu nzira. Nukuri ni mundenganye, byose ni ibyambaye kuva mu bwana bwanjye. Byatumye mba ikihebe. Iyi si nta muri dufitiye kandi tuba dutezwe kubaho. Umujinya nagiriye Dekira wagombaga kugabanuka. Umwanya wari uri kuri fone, natekereje ku byo wambwiraga. Mbere ntabwo nakumvaga neza kuko nari narafata umwanzuro wo kubitekerezaho, ariko ubu wakomeza ukambwira. Ya, ni byiza ko wabitekerejeho, ariko mbere na mbere I'm sorry. Nizere ko utumvishe neza ibyo navugaga, kuko ni ibibazo kandi ndakuzi nukunda ibibazo uba wishakira icyaguhesha amahoro gusa. It's okay. Uretse umuntu wumvise ngo wakoze agisida ariko donke. Ngewe ubundi kuva nabaho nize kumenya business zanjye. Ibitandeba niba bindeba. Okay, that's great. Rero hari umusore w'umukire wagukunze.
ndumva nshaka ko namukwereka kandi byagenda neza, urabizi nta kibi mwifuriza. Natekereje akanya, ubwonko bwanjye busigaye bukora vuba vuba. Nahise nibuka ko uwo nshaka ari JB bizamfasha no kumenya niba afitanye isano wa mutipe wankurikiranaga ahantu hose nyuma agakora agisida. Nta kintu nagombaga gukora uretse kwigamo uburakari. JB, burya uranyanga bingana gutyo, mbabarira unandeke. Amarira tayari yahise abunga mu maso, ariko ni game. Nahagurutse niruka, ankurikira ari kunyinginga, ariko ndanga ndiruka paka na parikingi. Ninjira mu modoka yanjye, ndatsa ndiruka. Mu modoka nagombaga gusoma ku kirahure cyanjye, ahasigaye nkandika message. Dekira, urambabaje ku buryo utabyumva. Ni gute ufata umuntu wagukunze ukamujugunya inyagasozi? Ibyo wambwiye byose nari nzi kuri kwivugira, none njye nta wundi nakunda utari umusore tumaranye umwaka dukorana, tugirana inama, nta kibazo na kimwe turagirana. Ni wowe. Ndamutse nanakunze sinakunda abo bandi, reka reka. Nakanze sendi ndisetsa, nka kuri cya kirahure cyanjye ndaakselera, njya gusindira mu rugo n'ubundi bwari bwije. Nategereje ko umutipe yansubiza, ndaheba. Uko biri kose sinjye wamubwiye ngo ambwire biriya bigambo byose, agomba kunkunda nta gacezi. Ubwo papuro k'abandi gushakisha narongeye ndamuvivura bwa kabiri. Nari ngize amahirwe mbona aho guhera ibyanjye. Ku cyumba cya 43 umukobwa mwiza ari gukomanga. Mwe muramuzi, Nirinda wigize kwitwa Miss Hero, ariko ubu ngubu yitwa Eve. Style ni za zindi. Gahunda no kuyoberanya. Zaniye umurwayi wanjye byinshi mu byo na shoppings, ngo ndebe ko yaza kugerageza kurya. Mutagira ngo ndi mu rukundo, nuko nshaka kumenya neza impamvu yankurikiraga, kandi nta kundi nabikora. Nimukeke ko na Dekira turi gukundana, kuko nawe hari byinshi nshaka kumumenyaho. Ngaha inkuru yanjye yatangiye kuryoha, ku buryo nanjye ubu ndabitekereza, natekereza uko nabitekereje nkabiyoberwa. Ni naho namenye ko ndi umuhanga. Imodoka ya Dekira nayibonye muri parikingi ndi kwinjira mu bitaro. Hashira akanya nta muntu unyingurira, biba ngombwa ko mbaza umuganga. Bamuhinduriye ibitaro, ahubwo sinzi impamvu batakubwiye, kandi barakwanditse nk'umuntu wo kumwitaho. No, ntibishoboka. None se nimwandangira aho baba bamujyanye? Uretse gato hari abarwayi ngomba kwitaho, ndaje ndakuyobora neza. Uko biri kose hari ibyo muganga yanyingaga. Niba ari uko bimeze reka mbe ngiye. Manamba yawe ndaguhamagara undangire, kandi bye nagiye. Sinyira umwana, byinshi ndabizi. Imodoka ya Dekira nari nzi byinshi byayo. Nahise ngenda nyerekezaho, ndafungura mbona koko ntiyanayiroka inzi na password. Nicaye mu modoka y'umusheri. Hashize akanya aza yihuta, mbona ari kwitegeza imodoka yanjye aho yari iparitse. Akiyibona ahita ahamagara. Ibyo byose ndi mu modoka ye ndi kubibona, ibyo akora byose. Avuye kuri fone arazegera imodoka, ashaka gufungura. Mbona turi bubipfe, mpita nitangura nkamanura ikirahure. Baby JB, please. Nari naje ahangaha nari nzi ko ari huri. Nashaka gukorera surprise. Yarikanze ashaka kwiruka. No, please. Ni njyewe ntago ndi igini. Please. Njya nkubwira ikintu kindi ku mutima. None se waje gukora iki? I needed to surprise you. Ntago bikunda se? It's okay, nta kibazo. Gusa uzambabare ntuzajya ukora ikintu utambwiye. Washiduka ngo igihumure. Sinjye wakubwiye ngo ngire inama. Wabaye nk'uworose wabyukaga. Ese we kutanansoje? Yagerageje kumobera ariko ubona atabishaka. Okay, ndabona utari kunyiyumvamo, ariko nizeye ko byose bizagenda neza. Anyway, namenye kuje kwa muganga kureba umurwayi. Ngura utuntu nza gukurikiye ngo tuduhe umurwayi ndakubura. Ese birashoboka ko twabimushyira? Yahise yikanga. Mbona abuze icyo avuga. Nanjye nti ndagukomye. Reka tubarane muri episode ya 18. Njye wumvaga nitwa 12. Nawe utaha Imana ibarinde.